mu gihugu cya Niger. Icyo akaba ari igihugu giherereye mu majyaruguru y'umugabane wacu wa Afurika. Imfungwa zigera kuri 200 zaturutse gereza ya Katukare. Iyo akaba ari gereza iherereye ku birometero bike cyane uvuye mu murwa mukuru w'icyo gihugu Niamey. Izo akaba ari imfungwa zifungiwemo, harimo iziganjemo kuba zarahamwe n'ibyaha by'ubwihebe ndetse n'izindi zahamwe n'ibyaha byo gukoresha ndetse no gucuruza ibiyobyabwenge. Ikinyamakuru RFA cyatangaje ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye muri iyo gereza mo imbere ku gicamunsi cyo kuwa 4 tariki ya 11 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2024. Gusa urwo rusaku nirwo rwaburiye abarinzi ba gereza, ariko bidatinze imfungwa zashoboye gukingura inzugi za gereza, uburende ndetse n'ibyuma bikomeye bisanzwe bizengurukije gereza ya Katukare. Bahita burira mu bice bitandukanye, bamwe batwaye n'intwaro n'imodoka. Ubutumwa Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu cya Niger yamenyesheje ba guverineri bose n'abayobora imidugudu yegereye iyo gereza ndetse n'abanyamadini abinyujije kuri radiyo, yemeje ko imfungwa zisaga 200 zaturutse gereza, akaba asaba ko bagomba gutanga amakuru rwose ku muntu wari wese babona bakamugirira amashyenga. No kuvuga umuntu babona bakabona ntago yarasanzwe muri ako gace. Ubu kugeza ubu agace kose gakikije umugezi wa Niger kari gukorwamo umukwabu udasanzwe, harimo n'ibice bitandukanye bya Niamey ndetse na Traberi. Ibibazo bikomeje kwiyongera rero, hibazwa uko abo barashe muri gereza bagafasha ifungwa gutoroka bashoboye kwinjira muri iyo gereza ya Katukare, kuko n'ubundi iyo gereza ifarwa nk'imwe muri gereza zikomeye kandi rwose zirindwa cyane. Mu bihe bibiri bitandukanye rero, ibyihebe biturutse ku mupaka wa Mali byagerageje gutera iyo gereza bishaka abagenzi babo bayifungiyemo, ariko birabananira kubera ko iyo gereza umutekano wayo uba ukajije cyane. Ubu ikibazo gihari ni ukumenya uko byagenze kugira ngo iyo gereza ishobore gufungurwa n'imfungwa zari zifungiyemo, kuko zashoboraga kubona intwaro nyinshi zitavuye muri gereza. Ibyo byose bikaba biteganyijwe kuzasubizwa mu iperereza ryahise ritangira gukorwa rigamije kugaragaza uko byagenze kugira ngo iyo gereza ifungurwe n'imfungwa zari ziyifungiyemo. Mwabiteguriwe nanjye Ndanyuzwe Moses, umunyamakuru wa Ingabo Yacu TV. Ndagushimira wowe wakoze subscribe kuri channel yacu ya Ingabo Yacu TV, kandi nawe utarakora subscribe wibuke gukandaho kugira ngo ujye ubonera amakuru yacu ku gihe. Ikindi kandi wibuke no gukora ukazogera kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho uko bwije nuko bukeye. Byose ni ku Ingabo Yacu TV.